twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza ndi kumwe na Alfred Ntakirutimana tugiye kuganira ku mikino yiswi y'amahirwe nge nyita ko ari urusimbi ariko abandi bakomeza kuyita ngo ni imikino y'amahirwe ndibuka mu bihe byo hambere Alfred hari ibyitwaga Erikave washishuraga gutyo ugashishura umeze utese ndashima Imana Erikave tombora Erikave tombora Erikave tombora tombora miliyoni utombore radio yes niyo yamamaye cyane mu bihe hari twabyirukaga twebwe ariko ubu ngubu ngira ngo mu Rwanda byabaye byinshi n'ahandi hirya no hino ku isi ariko betting ubwayo yabaye ikiyobyabwenge irore ku rubyiruko rwinshi rwa Afrika irasenya ingo betting ubwayo iratuma abantu biyahura cyane. Iyi ni imikino yiswe y'amahirwe ariko abanyapolitike bayingukiramo iki kuki batayihagarika cyo ni kibazo umuntu yakwibaza niba umuntu wa mbere yiyahuye uwa kabiri akaribwa inzu yarabanyemo n'umugore we n'abana be hanusheta umugore yego kuki abantu bagenda bakabatwa ise ibyo ngibyo bifasha iki igihugu turareba na politike y'u Rwanda ijyanye no kuvugurura ibyo bintu byitwa imikino y'amahirwe ubwo ikabiri y'amahirwe nyine kuba yungukiramo abo bashoramari baba barashyizemo amafaranga Alfred betting ubwayo wowe mbere na mbere uyumvute mbere yuko twinjira muri iki kiganiro nyirizina kuko ni ingingo ikomeye iri bugire ishoramari ry'abandi ishobora gukoma cyangwa se akaba watwifatira ku gahanga ati niba ibyo bintu utajya ubikina twebwe ko byatwunguye waturetse turebe ingaruka zayo mu buryo buri psychologique mu buryo buri economique mu buryo buri sociale tunarebe icyo abanyapolitike mu buryo buri politike bungukira muri ibi bintu abaturage birirwa bigaraguramo hano mu Rwanda ntibitangaje kubona ishuri ritagira internet ritagira mudasobwa mu gihe muri izi nzu za betting hawuzuyemo ibyo bintu byose cyane yabwo iri nafuru kurusha ahandi hose buriya tuhere kwanza kwibaza uti ni gute ubundi umuntu agera ku kigero cyo kubatwa n'ikintu runaka nagira ngo tubanze dusobanure mbe na mbere betting ubwayo kundi ikoze betting apani uko ni iki betting ni ukuvuga ngo ni ibintu ushyiraho amafaranga urabyumva cyangwa ni ugutega uvuga uti ndaza kurya amafaranga y'umurengera tuvuge n'urugero ndashyiraho 1,000 ndaza kubona 10,000 nishyiraho 2 ndabona 20,020 noneho oya nibigenda gutya yego nyine nibigenda uko nguko ndaza kubona Arsenal nitsinda Man U babyita kumandi akabati nibigenda uko nguko ndaza kubona n'utundi twitwa niba ari indege niba ari tudege oya ubundi ntari gushaka ngo nibigenda uko nuko ubundi ushyira mukeneye kuri buze kubona yego mu yandi magambo nugushora bike ugamije kubona byinshi nibyo bita nyine ngo uze kunyibutsa ku musozo w'iki kiganiro mugira abantu ahantu hatatu honyine hakomoka amafaranga ku isi kandi nyine hemewe n'amategeko honyine komeza uze kunyibutsa ntitugende ntabivuze nabwo nageraza kuhandanya ndebe ko nayabona ko ndayashaka noneho niba ugeze ku kigero byutse mu gitondo ugashyiraho amafaranga ya 5,000 ukabona 100,000 hari n'ibindi bikorwa nk'urusimbi cyangwa se bikorwa nk'ikintu bita betting urabyumva bakunze gushyira mu bintu ngo byitwa ngo ni ibimina cyangwa se bakunze kubyitanga irusizi cyo cyari cyitwa ngo ni ikimina cyangwa se bikaza byitwa andi mazina wo bakubwira ngo shyiramo 5,000 sibyo mu gihe kingana gutya tuzaba tumaze kukungukiranga na gutya abantu benshi barabiyoboka bya bindi bita pyramide ucuzo bwa pyramide nabyo burya biri mu bijya kumera nka betting pyramid scheme bijya kumera nka betting ushyira nk'amafaranga umuntu wakayacuruza wakajya guhe aya naya ibi rero bivuze iki bivuze ngo ubundi betting ni ugushaka inyungu y'umurengera washoye biki yego ibyo nibyo ibi bintu abantu babona by'urusimbi byahereye ubundi ahantu hitwa mu mujyi wa Venice mu Faransa ku buryo n'abantu b'ibwami bashetaga rwose bo bagasheta kanumva ibitekerezo byawe byinshi nabuze icyo mperaho n'icyo oya jya uvuga byose ntacyo twe turaza gushungura abantu bumva nibo bashungura noneho byahereye Venice n'abantu b'ibwami babyigaraguramo batangira bavuga bati ni abacuruzi badutse bahimba amayeri yo kujya bahamagaza abaturage bakabwira ko umuntu urazana amafaranga agahitamo mu dupapuro baba banditseho imibare itandukanye urugero agafata nk'udupapuro 5 kamwe bakandikaho 1 2 3 4 gukomeza nabo bakaducangacanga bakatunaga hasi ukanasanga wenda n'urugero agatombora katanarimo wabasha wenda nko gutombora 3 icyarimwe twanditseho iyo mibare bagahita bagukubira inshuro 60 kuyo washese nuko ubundi byatangiye ibi bintu by'urusimbi no muba we nuko bakavuga ngo niba washese amafaranga 1,000 ako kanya bugahita baguha 60,000 mu ntangiriro y'abantu benshi bagiye barya cyane
bazwi muri society biramamara mu uwo mujyi wose abantu ibyo gukora babivamo bakajya birirwa batonze umurongo ngo nabo bagerageze gutombora byaje gutangira rero gushyiraho ibikoroto by'amafaranga bike kuzamura kugera ku kigero noneho ushaka birakomeza abasore n'inkumi bareka ibyo gukora mu mujyi wa Venice umujyi wa Venice utangira gutindahara kuko urumva abantu ntibakora birirwa bari muri ibyo mwumve ingaruka za betting abantu batangira gutindahara kuko Rwanda rwose rwasaga nyine nkaho rwatwawe umutima n'urusimbi mu gihe ubutunzi bwabo bwatikizwaga nabo banyemari bari barahimbye amayeri bayashyira mu mifuka yabo batangira noneho abo banyemari batangiye gukomera kurusha ubutegetsi sinzi niba uri kubyumva birumvikana barakomera kurusha na kiliziya icyo gihe urumva nayo yari ifite umuntu hagiye amafaranga kurusha kiliziya akajyana yarusha ubutegetsi umuntu aba yakomeye barakomera kurusha ubutegetsi kurusha imiryango ya cyami kurusha na kiliziya ibi by'urusimbi rero byakomeje kuba bibi ubwo abo mu miryango y'ubwami n'abo muri kiliziya ngo babyisanzemo kugera no ku bahanga bari barimo icyo gihe umwe mu bataliyani bamenyekanye cyane mu kinyejana cya 18 cya 19 n'uwitwaga Casanova Girolamo uyu yari umuhanga n'ishabwenge muri icyo gihe nyine muri Venice ariko mu gitabo kigaruka ku buzima bwe yanditse imyaka 7 kuva mu 1822 ngira ngo kugeza mu 1829 yakise Histoire de ma vie ubwo abafite umwanya bagisoma nubwo cyagiye kivugururwa nyamara kugera kuri volume ya 4 chapitre ya 7 ngira ngo ku mpapuro z'109 gukomeza yavuze ko yari yarabaswe n'urusimbi rwabarizwaga hano hose mu mujyi wa Venice ndetse biza no kumushora mu mibonano mpuzabitsina n'abakobwa batagira ikibariro barimo n'umunyakimero witwaga Libertine ngo wamucucuye imitungo ye uyu mugabo rero yemeza ko yari umuherwa ku kigero cyo kuba yaricaraga ku meza y'abapapa abami n'abamikazi kuko yabarizwaga mu bitwaga moribus ni abahanga bo hambere nyine bihaga inzira bakazenguruka ibice bitandukanye by'isi nka Aziya Amerika na Afrika bakusanya ubutunzi burimo za zahabu na za diamant n'ibindi ku buryo basubiraga i Burayi ari abanyemari byarangiye rero umugabo baye nk'umusazi bose bakajya muvugiraho bati Casanova ari umuherwe ari umunyabwenge w'umumoribus dore yabaye babyitaga mu kilatini insaniam convertant mu kilatini ni ijambo wagenekereza nko kuba wari umuntu muzima ukisanga ari wabaye umusazi mu buryo bw'amaherere ibi rero bishobora no kuva ku muntu umwe bikaba byavuga kuba abantu bahindukirira rimwe abasazi bira mu gifaransa babyita ngo retourner à la folie urumva folie ni bisaza ubundi abaturage rero muri Venice ubwo ndimo ndakunyuramo muri macyaho wewe watangiye gusobanurira betting icyari cyo nange reka nyure mu mateka yayo abaturage muri Venice rero bari bamaze kubibisare kuva icyo gihe nyine nkuko nari mbivuze baciye akenge rero batangira kurebera kuri uwo Casanova yemeje ko byari binagoranye kubahagarika kubera icyitwa ubwigenge no gukora icyo umuntu ashaka byabarizwaga muri Repubulika ya Venice byanateje ibyago abanyapolitike na kiliziya kuko batangiye kubura ijambo kuri ba nyiri urusimbi urumva bari abaherwe intambara rero z'imbaraga hagati y'abashoramari n'abayobozi zitazitangira gusa abanyapolitike urabizi ko bahorana imivuni idakama bavuga uti muti iki kibazo wenda reka tuve aho ni muri Venice reka tuve muri Venice tugaruke no hano muri Afrika mu Rwanda uraza kuhangerera by'umwihariko ndabona urimo uranyuza amaso muri ayo mabwiriza n'amategeko agiye guhinduka ajyanye n'imbyino yaranahinduwe bamaze gukora amategeko n'ibiki byose so muri Afrika Alfred yego hari ibintu byabasha urubyiruko rwa Afrika bigera nko muri bitatu ngewe njya mbona kandi ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda si umwihariko wa Uganda si umwihariko wa Congo ni Afrika y'ibihugu 54 byose umwihariko ikintu cya mbere cyabase urubyiruko rwo muri Afrika ni ibi bintu byitwa imikino Manchester usanga urubyiruko muri Afrika umuntu yiga tubyite loisir kwanza oya ntabwo ari loisir n'ubuhone ntabwo ari loisir wowe kubyita ubuhone arababyita loisir n'ubuhone kubera ko ntabwo ushobora kumbwira uburyo umwana wo mu wa 4 primaire azi umushahara Cristiano Ronaldo dahembwa atazi ibirunga bigize u Rwanda ahubwo n'inzu araramo n'amabata yigize n'amatafari azi umutungo wa Cristiano Ronaldo n'umugore we n'abana wabo mutoya so ibyo ntabwo ari loisir keske loisir se ubwo ari loisir wenda wowe ni kubyita n'abandi badukurikiye niko babyita atari uko nanjye ntabimenya cyangwa atari uko nanjye ntajya nkurikira ibyo bintu by'imipira icyo ni cyambere usanga umwana wo muri primaire ushobora kumubaza ministre w'ikoranabuhanga na innovation mu Rwanda akaba adashobora kumumenya ukaba wamubaza umurenge n'akagari n'umudugudu atuyemo no kuvuga byonyine n'isibo no kuvuga byonyine na gitifu umurenge wabo atamuzi
biragendana na education y'abakoroni batuzaniye kujya kumenya intambara za Napoleon Bonaparte tutazi za Rwabugiri wenda zo kwagura u Rwanda bihita binagendana nabyo sibyo ariko icyo ni icyambere wenda nari mbonye. Icya kabiri urubyiruko rwo muri Afurika rwabaswe n'ikintu cyo kwimariramo ibyamamare kumenya byonyine ubwo nari mbereye ku mupira w'amaguru gusanga wowe utazi Cristiano bifatwa nkaho uri umuturage rw'imbi gusanga wowe utazi umuntu bita wenda n'urugero Diamond utazi bari hana utazi ba Chris Brown utazi ba Bruce Melody utazi bande and ibyo ngibyo uzikuru uri umuturage wawe hari n'abajya babimbwira nanjye gutyo uri kubikoresha ati uri kubyumva kubera ko ataramubona ndi kuri stade ngo nagiye kureba aperi yakinnye na Rayon. By the way mperutse diskumva n'umuvandimwe wiyahuye ngo Rayon Sport ngo yatsinze ngo Rayon Sport ngo yatsinze muri ari yahura mu burasirazuba. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu cyabase abantu bo muri Afurika by'umwihariko b'urubyiruko ni ibiyobyabwenge. Yego ibyo si umwihariko wo mu Rwanda kuko kugeza mu Rwanda nk'ahantu ntuye iyo ndi kuza ku kazi mu gitondo saa moya nshobora guhura n'abantu rwose batangiye reka nkubwire mu mujyi wa Kamembe batangiye mu mujyi wa Kamembe w'akarere ka Rusizi hari agace bita mu Rushakamba hari ahantu hazwi hanywerwa ibiyobyabwenge kugeza umunsi nkozi nkuru inzego z'umutekano zikajya kuhatangira ya nkuru y'urumogi ibiyobyabwenge mu rubyiruko by'umwihariko muri Afurika burasa naho birwenda binongera ahubwo umuvuduko kuko niba ubushakashatsi mu mwaka wa 2022 bugaragaza ko 25% by'urubyiruko rwo mu Rwanda rwabaswe n'ibiyobyabwenge mu gihe 65% n'ibice 3% ari urubyiruko ruri munsi y'imyaka 30 abagera kuri 25% kandi noneho abenshi babashwe n'urubyiruko 45% byabo biyahura bari munsi y'imyaka 25 kubera bya biyobyabwenge ejo mu kiganiro twavuze abantu mutegereza mu myaka 5 n'imbere muzambwira umubare w'abiyahura uzabungana ahubwo uzaniyongera kurushaho. Yego nibyo navugaga. Icyo ni ikindi Alfred cyabasura urubyiruko. Ikindi ubusambanyi ubusambanyi ubwo mukubiremo bya bindi by'abatinganyi mukubiremo ibyo ku bantu ibintu nk'ibyo byose abantu bamaze kugera mu biyobyabwenge ubundi nta kindi kiba gisigaye. Ariko rero ikindi kintu kibi kiri kugenda cyototera n'imiryango ni ikintu cyitwa betting. Indwe mu ndwara amahirwe urusimbi n'amahirwe ni urusimbi nyine iyo ufite abantu bazarebe ikintu muri societe kirimo kiragenda gikwira abantu barakitagatifuza koroshya imvugo ngo ni indangamirwa ninde utakifuza kurangamirwa umwana w'ikinyendaro ngo ni umwana ngo w'urukundo ninde utakwifuza kubyara umwana w'urukundo ninde se wundi ibintu muri societe ngo imikino y'amahirwe iyo abantu uzari ibintu bitangiye kugira gutagatifuza muri societe icyo kintu abantu badukurikiye muzacungane n'icyo kintu ari ibintu byo kumva ko wese yakwisangamo nta byacitse ni imikino y'amahirwe ndetifuza amahirwe birasanzwe reka nkubaze ugize amahirwe wayanga ntabwo nayo bose turukora cyo kiganiro tukeneye kamahirwe dusekera kikareba ngibyo reka rero twinjira kuri betting ubwo birabindi dushatse nabyo twazabishakira umwanya tukabirondora dushatse twajya mu busambanyi dushatse twazajya mu biyobyabwenge ariko reka twibande kimwe ku kindi twazacungana nacyo urumva reka duhere kuri betting Alfred yego betting irasenya ingo ifite urugero irusizi mu murenge wa Bugarama mu kagari ka Nyange ka Ryankana nigeze kujya kuganira n'ababyeyi by'umwihariko hari habaye ibintu byo guhuza ingo kuko n'imiryango igirana amakimbirane nganira n'umwe mu bagore arambwira ati ngiye cyo napfuye n'umugabo wanjye yafataga amafaranga y'umuryango yose akayajyana muri betting akajya muri betting noneho nkajya kwirwa mpinga naba ngiye nko gukaraba mu gikari yakobokeye nakobokeye ibumbi byanjye bibiri ntataha nkasanga umugabo arayateruye arajyanye hari ikintu bita wenda reka nkwereke kanisha kaduhere kuvuza ku mateka yo muri Venice reka tubana mu Rwanda abantu murabizi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hagati mu 1998 nako mu mwaka wa 2001 2002 2003 kugeza mu mwaka wa 2005 hari ikintu cyajyaga gikunda kuza ino irusi mu bice byo mu mijyi ndetse n'ahandi mu masoko cyitwaga ngo El Cave Tombora. Noneho tombora abantu bakayiyoboka ari benshi hakaza imodoka zizanye udukarita urabyumva utwo dukarita twajyaga tuza ugashishura wamara gushishura niba usanze ingofero umusanze bariyo baguha wasanga radio igare wasanga torche kabari ko ari byo byaye babyita biza n'ibindi bitwa loto biva kuri loto
tuza ku kintu cyitwa ngo akamarimari nako bakazana hari bibiriti bagiraga n'iminuza n'imyambi imwe y'ubitsindi haza ibishyimbo bigenda bikura noneho abashinwa bazana ikintu cyitwa ibiryabarezi bino bintu by'ibiryabarezi ariko ibiryabarezi bije nyuma y'ibyitwa bino bindi mujya hano mu mazu mu mahoteli mugakirika oya birabyo n'urusimbi ruri VIP rwaro ubwo waruvuze rwo mu mahoteli gose n'urusimbi uravuga bino barayibyo byo mu mazu ariko baraba mu mahoteli bo banahaze nta kibazo yewe turivugira dore bura mu mwaka wa 2012 mu mwaka wa 2012 nibwo ibintu bya betting byatangiye gusakara no mu Rwanda noneho ndabyibuka nge nari ndi ntuye mu mujyi wa Muhanga yego haza ikintu bita ngo nimba ari premier nimba ari iki Premier bet ariko cyitwaga Premier bet icyo gihe babetingiraga amafaranga ibiceri 200 yego umuntu arantwara arambwira ati se ngwe no nkwereka ahantu abantu bari gukirira turazamuka muri etage yarimo hariya mu ntuza mu mujyi wa Muhanga hano mu Karombo tuzamutsemo hejuru mbona nyine abantu rwose barashagaye harimo n'akabutike bafatiraho izo ntuza bati ngo kora ipari se ni igiki ati wowe vuga amakipe ukeneye nkwerekeye gukora mu kanya ariko wahereye ku nkuru y'intuza urimo urabivangavanga wahereye ku nkuru yo mu Bugarama rya nkana y'uburyo urangije urasose yisegeka ry'urugo se sinzana isusotera oya urumva urugo usotera kuri Rikave urwo izusotera Muhanga oya ariko ibyo navuze yego tuzane urwo rugo kundu rwasenyutse ndaza kubigarukaho nani kwanza komaza kuri iyo nkuru yaho ngaho noneho nkizeho ngiye amafaranga 200 mbona barayansubije ngo niyo nari c'était kipacheris tabane rero umuntu aramutse agiye muri bino bintu umuntu ngiye kubana mbona atangiye kurira ngo yanjye ngo bari bampaye ngo mujyana kugura ngo minerivare nako ngo ya minerivare ngo barayariye buri umuntu atangiye kurira ibi bintu bishobora koreka abantu kuva ubwo navuze nti mu izina rya Yesu bino bintu ndakomesheje ntabwo nzigera mbisubiramo kuko ntumvaga nyine nta interi irimo 200 yanjye bari bagiye kurya ndayagaruje ntabwo nakujya byari biceri 200 igiceri cy'ijana cy'iceri cya 200 reka dusubire mu murenge wa Bugarama uwo muryango wari ukennye ku rwego udashobora kwiyumvisha kaneje yego aho umugore yakobokeraga amafaranga umugabo akayafata akayajyana yamara gucicura akayazana umugabo akayajyana mu rusimbi noneho ugasanga umugabo yamubaza umugore ya mafaranga ari urushyi ya mafaranga ari ingumi ya mafaranga ari igipfunsi birangira urugo rubaye shambaride rushwanyaguritse kubera ko nta buryo bwo kunya kandi reka nijya kara abagore bamwe badukurikiye muri iki kiganiro nutangira kubura amafaranga y'urugo hanajya naho hantu ujye uhareba ko umugabo ashobora kuba atahaje ikindi nubona umugabo ari kwihugira kuri telefone cyane ujye menya ari gukina akadege kubera ko muri iyi minsi abagore benshi babaye indongorana itunge abagama inshingano z'urugo baragenda bazidohokaho cyane twarabivuze mu kiganiro kirebana n'uburere n'uburezi ariko reka nongere mbigarukeho abagore bamwe babaye bandongorana itunge aho umugore ari usigaye akobokera urugo umugabo bigasa nko ntacyo bimubwiye yewe na bamwe mu bagabo akaba ari consommateur akaba ari parasite asa n'umuntu yemwe na bamwe mu bagabo bahembwa imishahara bari no mu nzego za leta benshi bakina urusimbi waruzi ko ari umukire reka nkubwira hari urugero reka ngoye urugero rw'umuntu twigeze kujya mu modoka imutegetse hari uvuga amazina y'umuyobozi twicaye tukatubona yabaye bistaka kuri telefone ukakundi nyine ubuzi ko umuyobozi bamwicaza mu mwanya wa VIP ari inyuma twe twingiye rumva nanjye bari mu myanya yacu imbere yego isabaturage sinzi ukuntu nimba ari volume yamucitse akadage kakurikira gupfa numva ari ku kigero kandi tugira ngo ni umuyobozi wenda wo mudugudu cyangwa akagari ubwo njyana nimo mbwira abantu bahabwa imodoka yego njyana nimo mbwira ababyeyi abadamu ako kantu mujye mugacunga kuko njye mfite urugero rw'umugabo wari inshuti yanjye yego ubu ntabwo tukibonana cyane yagiye kuba mu ntara kubera nyine ibyo bintu by'urusimbi byaramukenesheje asubira ku isuka afata umugore n'abana umugabo wari ufite inzu ye muri Kigali hariya bita ku Gisozi umugabo wari ufite moto ebyiri mu muhanda afite na taxi voiture akora taxi afite na moto zimuverisa akina urusimbi urugo nuko nyine ari abagore bagira umutima wo kwihangana abantu bajya babishimirwa hari igihe umugore yihangana ukavuga uti ari ngewe ntabwo nabishobora basubiyeyo kubera icyo kintu asubira mu ntara asubira mu ntara ubu ngubu sinzi wenda umunyarusizi w'iwacu
simbizi ariko ntabwo tukivugana cyane atumva mutanzeho urugero no kuvuga gutyo gusa iba ari experience ko naveki uri kubyumva sasa umunyeshuri cyangwa urubyiruko mu Rwanda bararangiza kimwe n'ahandi muri Afrika ubushomeri mu Rwanda ntabwo ari umwihariko ariko ukabona umuntu ntajya abura amafaranga yo kujyana ku kadege niba ari akadege niba ari premier hari akadege ku bafite telefone zino za smartphone hakaba n'abandi banagira ikintu cyo kujya muri zino nzu ese utanakinaga utaza kugira hari izindi zinakoresha tuno dutelefone twa gatushe baranabyoroheje urabona hano mu Rwanda urabizi ko hari ikintu cyitwa hari ibintu byaga bakora by'amahirwe bino byajya gukunda kwamamaza ku televiziyo y'igihugu bakamamaza ko urabyumva ushobora gukanda akanyenyeri 240 urwego warangiza ugatangira ukabetinga ibyo biragenda abantu bibarya amafaranga reka mbabwire mwabantu reka mbabwire usanga no kuri televiziyo z'ibihugu abanyamakuru birirwa babyigaraguramo ibyo bintu ukegera ngo ni nko gushishikariza abaturage kumenya uko bakora ifumbire nta kiganiro wenda n'urugero gihari gishishikariza abaturage kumenya uko bahinga ngo beze uko bakongera umusaruro w'ibyo bahingaga ariko abanyamakuru bakirirwa muri fata abanyamakuru b'imikino kandi akanyenyeri wiyandikishe mu kadege fata abanyamakuru b'imikino hano mu Rwanda ugenda urebe nawe ubwawe wanaguza amamodoka bakesha ibyo bintu byantuza ruvuga ngo aragenda akamamariza izo company zikamubwira ati wowe genda ubishyuhemo urumva bakamuterura umuba bakawumuha akajya kugura iyo modoka urabyumva kugira ngo abone uburyo agira ati ntabwo ya betinze ubyibuke ntabwo ya betinze aho bamwe kugira ngo abantu bacuruza urumogi ntibajya baruha abana babo reka uzari abantu bari kwamamaza telefone wenda n'urugero iciriritse uzari bakatari gukoresha ihenze kurusha turaza kureba n'umuti wenda turaza kureba n'umuti w'icyakorwa kuko mu biganiro nk'ibi ni byiza ko umuntu atanga ibitekerezo uko abyumva ariko ni na byiza ko ugaragaza icyo wumva wenda cyakorwa reka tutarageraho urabona tuvuge n'urugero nko mu Rwanda ingaruka za betting ubwo twari tubonye gusenyuka kw'ingo icyambere rwa rugo rwo mu Bugarama byarangiye biteye byaje kurangira hari umuryango ntari buze kumenya izina ryawe wagiyeyo ujya gufasha by'umwihariko kugira ngo uwunge iyo miryango makimbirane yo mu ngo umugore arambwira ati nge narahukanye ubu nategereje ko azaza kunyura nibereye iwacu nizere ko mwabyumvise icyo ni icyambere betting isenya ingo icya kabiri ikenesha umuryango ngo turi mu buryo buri social tugiye mu buryo buri economic hari urugero mfite rw'ikambere icya gatatu iyo bamaze gutandukana umugore n'umugabo abana murumva nyine uko bigenda psychologically nabyo birangiza hari urugero mfite rw'ikamembe hari umusore wari ufite amafaranga rwose ari umukire tusanzwe tuzi twubaha arangije kina kadege 8 barazimurya asubira ku isuka si cyo cyonyine uraza ariko ku isuka ntago ari habi gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka muti kagira inkuru rero nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha gucika intege no gutumura imyotsi bikaguhoza muri control technique ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya company Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi company yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Urwo iryo jambo ntabwo nyirikunda kuko isuka ni nziza ni ijambo ryakunze kugigaragazwa iryo jambo ni ku muntu wongeye gukena isuka ni nziza umuntu washyize isuka mu butaka nge nanamuramye yaduha ibyo kurya tuvuga byasubiye ku isuka byarangiye ibyo yakoreshaga mu gucuruza n'ibindi byose byari byaratumye akira bimushiraho igishoro arakirya nyina gikina mu kadege karakirya uretse nako kadege urabona uzakunda gusanga abana udafite n'inkweto
umuhungu udafite n'urukweto afashe 2,000 cyangwa 5 abijyanye ngo ni mu cyo bita ngo betting. Hari inzu zifite amabara y'umukara n'iki n'ibiki byose binjira atangira yumva ibiceri 200 ntacyo bimaze. Ni ibintu byoroshye. Ibiceri 2 arareba akabona ntiyavamo wenda agapeti niba nk'inzoga. Akareba akabona n'inyanya zivuyemo ntago yabona ubugari. Ubwira akantu gasekeje. Mfite umuvandimwe wanjye wabazwe na betting. Iyo abonye 10,000 100 ahita agenda agasaba ikijya abarezi bakakizana iyo mu rugo akenjoying yamara kuyarangiza yose bakongera akaza bakagitwara. Wumvise mfite undi wabaswe na y'umuhaye 2,000 igitekerezo cya mbere atekereza no kuyongera agatajya wajya muri ntuza ntabwo ajya kwikirya abarezi ajya mu byandi by'amakipe by'Iburayi agakora ikintu cyitwa ipari. Arsenal ni itsinda barankubira. Reka mbabwire reka nanjye ngo gastori k'ibintu byambayeho harasona tu. Iyo ni story nkubwiye. Nanjye ngiye kubwira ibyanjye birire. Hano tujye tuganira ariko abantu bagire kugiza abantu kuri kugira ngo kuko ikintu kigana ntabwo tugamije kubwira abantu gusa tugamije kugira ngo abantu bahinduke. Hari nanyuze ahantu ngiye gusuhuza umukobwa hari umutipe inshuti yanjye yitwa Vincent aba mu Budage. Hari umukobwa w'umusheri we wakoreraga Sonatube akora muri ibyo bya betting ncaye ngiye kumusuhuza. Nari mfite igiceri cy'ijana nanjye muri kano kantu ka buryajya ko arya bakita ngo kinarimo mwana ndikakirimo igiceri cy'ijana koko none tukubwira ntago nari mbiza tutari barayimeshe ipantaro. None kano gafuka gatoya kaba kari ku ipantaro mu mifuka y'imbere. Ndagifata ndamwere se ntiwambetingiye kino giceri. Mukakinkiriraho nkareba. Arakifata maze kugifata hamagara umwana wari utwana turi gusabiriza hanze. Arakigati genda ugurira indazi. Ntumwe ko ngo hagicere ngo mbetingira anambwe ati kanija. Ija ntabwo ri betting ati nuku bitangira. Ati umuntu atangira bisuzugura. Avuga ati ijana. Nanjye ubwo nari ntangiye niko yambwiye ati nawe burajwe arushi. Nanjye nari niko yambwiye. Yarambwiye ati utangira ubisuzugura wumva ari agaceri kari ahantu utanibukagaho kari ukagashyiraho. Kubwa amahirwe ukabona uriye nk'icumi. Ukavuga ati nyabara bya bintu birakora. Ejo kagaruka ati nuko bitangira. Ni nk'agatoki kakoze mu buki kagashyira ku rurimi gakomeza gahora karehare. Nigeze nanjye nuko yambwiye. Hari umushitwanye nanjye nigeze gusanga muri office tumuzuranya yonge naho ntabwo ndumvuga amazina. Musanga muri office yicaye. Mbone yabaye concentré cyane kuri telefone. Ndabaza uri mu biki ngibindi gukora sinabikubwira. Mbimbwire. Umva bivuze ngo sinabikubwira ubu tumeze nk'umuntu ukora amatsiko mu muntu turabwonko ugatuma umuntu agira amatsiko kumenya byari. Ati mbabaro bimbwira. Aranga ati kindi gukora sinakikubwira umbabarire. Ndakimubwira arambwira ati rende gukina akantu bita akadege. Nyine urugukina ibiki nyereka ati rero feri we ntujye ukina akadege. Ntabwo ujye ugakina. Okay umuhungura ariko ujye ugera ibintu by'amapati. Niba ari amapari. Umunsi rishakwera zengi papa. Amwumvise uyu muhungu nawe. Arambwira ati ngiye ntabwo ndi bukwereka uburyo bakina akadege sinzi nabikwereka ibyo ari byo kuko birakurarura amafaranga gushiraho. Arambwira ati ahubwo reka ngewe nkine nimara kurya ibibiri data mbiguhereza wisohokera hangaha rwose. Nari musaza mu kazi kiwe arakora ararya ibihumbi by'iwarangije arankubita ambwa ati ntari biwe wigendere. Yaranari ageze hafi mu 20 udakina. Urumva rero ikintu cyitwa yugize amahirwe ukabona umuntu ugufasha akakubwira ati nyamuneka bino bintu bivemo hakiri kare. Felix ubu ni wabaye addicted wowe. Oya ntabwo aduhamye bw'uburyo watangiye tubundi bwa mbere petire. Hano tuba tuganira tugeza ariko umuntu aragakoranyizamo nyine akagakora kako gahumbi nk'izo desa gere zikagenda. Ariko ku bintu bijyanye n'akadege ubu ngubu nujya mu kabura ukabona umuntu ariherereye ari kuri telefone wenyine nta muntu bari kuvugana ukabona yabaye concentré ukabona nyine umutima nturi hamwe uri kuri phone gusa uzamenye ko muri gukina akadege cyangwa niba ufite nk'umuvandimwe ukabona ahora mu cyumba ari kuri telefone gake cyangwa umugabo cyangwa umugore wawe. Ebande abari gutwara none se we byatangiye bitubundi tubwiza uko ari tubwiza ukuri hano tuba turimo tuganira kugira ngo abantu banahuguke bamenye ibintu barimo wenda ejo cyangwa ejo bundi hari twarokora. Bano kuvuga bwa mbere betting ubundi akenshi byavuye ku bantu bari basanzwe bazi ibintu bijyanye n'umupira b'abafana. Ukaba yo kwicaye niba wenda ufana Barcelona ukaba uzi wenda niba yahuye wenda na Mallorca Barcelona must igomba gutsinda. Ukumva niba wenda ikubiye nka rimwe wenda n'ibice 5
washyizeho 1,000 urahita ubona 1,500 tayari. none se wumvaga igihumbi ari amafaranga make ku buryo wapfa kuyashyiraho uko ubonye cyangwa psychologically hari uburyo bitangira konona umuntu? Oya, icyo ntekereza cyo utangira wumva ko ari nk'amafaranga ujugunye. Noneho igihe uriye uhita uba addicted ukajya wumva ko yagenda yiyongera umunsi ku wundi. Kuki wabireka uvugishije ukuri tubyiza kuri wabireka? Biragoye. Arakoze cyane Felix, numwe mu bantu twari kumwe hano kuri studio. Yego, hageze turimo turakora ikiganiro, aduhaye ubuhamya uri kubyumva. Arakubwira ati utangira gahoro. Nanjye natangiye kuri cya giceri cy'ijana. Gahoro. Nari nzi ko iyo umukobwa atakinyaka ngo akijugunye. Ubu sinzi aho mba ngeze nanjye. Ngewe gusangira oya ntago yakijugunye yagihaye abana. Ngewe biragoye kubera ko akenshi mpora iteka ryose meze nk'umuntu utagira amafaranga. Nyine mba nuyumva ntayo mfite. Yego. Niyo nabanyafite kubera ko mba mfite charge nyinshi z'ibintu byansaba. None se utekereza ko uwo mugabo atari afite charge nyinshi ziyamusaba wo mu Bugarama? Uwo mukire se wo Kamembe hari abantu bagira priority. Hari binagira priority. None iyo umuntu yatangiye kubatwa n'ikintu bya bintu yafataga nk'ibintu by'ibanze kure cyangwa biri seriye atangira kubona atari byo bikenewe reka mbanze kino. Reka afite ubuhamya bw'umuntu twize kuganira yari mu muryango w'iwacu. Noneho arambwira ngo hari igihe ngo yari uri mu muryango wanyu cyangwa yari umwe mu bagize umuryango wanyu? Yari ari muri famille. Urabyumva? Noneho ile famille ubye ele famille ile famille ariko nyine yarari no muri famille gutyo cyamaze iminsi turicara turaganira ndamanese arambwa ndamwata ibintu bya betting kuki abantu babikunda tugiye muvandimwe wanjye yaramaze kunsaba 2,000 ndamwa nibyo 2,000 ugiye kunsaba nibyo gukina urusimbi ndi no kukumva n'ahantu bakina urusimbi kandi urabyumva byamaze kukubata mbona uwo mujama abaye quite ntagiye kinabivugaho arana batariko rero ngo gukina ngo betting nge ntaho mbifata nk'urusimbi none se nyine izina urumva arambwa ati nge nigeze kugira gutya mbura amafaranga mfite amafaranga 30 ishuri ry'umwana bamwirukanye ngo ndagenda ngo nkina ngo ushyira amakipa ngahe ngo nsindira ngo 150 ngo baneshyira umwana ishuri wumvise icyo kintu umwanya umwe harabibonamwe amahirwe sibyo none hari nabandi urabyumva babihomberamo kugeza no kukirigero cyuko urugo rusenyuka nk'urwo mugore mu Bugarama utagira ngo numwe bari abagore benshi bari barahunga kandi bafite ikibazo cy'abantu cy'abagabo babo basubira ariko urumva nko mu gice cya Bugarama kubera ko hari n'ibice by'icyaro nk'ahantu bitazaryankana ashobora kuvuga ati ntabwo ndi bugere muri site kujya kubetinga muri ryankana ubwo se hano ujya mu Burundi hakurya ujya mu Burundi ntabwo ari uvuye ngo ava aho ngaho ngo ajye kubetinga muri site bita kuri Douane ngo betinge muri Premier cyangwa bya bindi byose bajyamo akabati ndakina bya bindi bitwa bino bashyira mu giceri cy'ijana batugezamo bira bisanduku batugeza nk'amafaranga si biryabarezi bira by'abarezi agakanda akabona ibiceri biraguye akumva agakina gutyo none ikintu gitsekeje usura kizi uzi ko ashobora kurya n'5,000 cyangwa 10 yamara kubibona bifite ubwo ngo bakamuza ati ongera urajya kubona ndi urongera kubona ndi pagase bayamaze yendo sakarangira gase n'inkweta kazishira bikarangira ashatse n'umuntu bati rero turoze kweza tungura umbereze ibice agahita avunjisha ni uko so Alfred reka abadukurikiye wenda twagiye tubinyuramo gake gacukuntu ariko reka mbahe utugero duke yego ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024 ikinyamakuru Pulse Uganda cyanditse inkuru igira iti Contrasting gambling markets New Zealand versus Uganda. Muri iyi nkuru cyemeje ko mu gice cy'umwaka wa 2023 ngo leta ya Uganda yinje trillion 2 n'igice kimwe z'amashiringi ya Uganda avuye mu bikorwa by'urusimbi. Tariki 20 z'ukwa gatanu kwa 2024 NTV televiziyo muri Uganda yemeje mu nkuru how betting sector is now a 3 trillion shillings investment. Yavuga ko trillion 3 z'amashiringi ari igishoro kiri kuzungurutswa mu gihugu. Impamvu ndi kuvuga Uganda mu ntanga izingero nuko n'abanyapolitike bo muri Uganda ubwabo n'abanyapolitike bo muri Uganda bisanga muri iki kintu. Tariki 26 z'ukwa karindwi kwa 2024 hari umunyamakuru witwa n'umuyobozi mukuru w'ubutasi bwo hanze muri Uganda witwaga Joseph Okwet yurijwe indege yerekeza i Dubai muri Emirates z'Abarabu ku itegeko utihuti rya President Museveni ku gikuba cyari cyacitse nyuma yo kumva inkuru ivuga ngo how Uganda's embassy in Dubai turned into casino uri kubyumva how Uganda's embassy in Dubai
turned into casino. bamaze kuyihindura inzu yo gukiniramo urusimbi. Top government officials including minister probed. Ni gute ambasade ya Uganda muri Dubai yahindutse casino? Abayobozi bakuru muri guverinoma harimo na ministry bari kogwa runono. Ni nkuru y'amakuru Daily Express cyo mu Bwongereza. Ibyo bintu muzabisome. Kuba muri ambasade y'Abaganda Dubai hari gukinirwamo urusimbi nimwe mu nkuru n'umwaka ukomeye kubijyanye na politike mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga. Muri ambasade Yego. Bakayihindura no gukina. Ni cyasha ni kosa nyine rigira ingaruka ku gihugu. Uri kubyumva. Gukina ngo ni ambasade ya Uganda yonyine gusa. Tuaza kuvuga ngo ni Uganda gusa. Nanimo ntanga ushobora gusanga n'izindi ambasade binakinirwamo. Cyane ko mission diplomatique reka twe kujya mu bya politike twibereye mu bintu biri social. Ariko muri mission nari ngiye gusobanura ambasade n'imikorere n'ibiki byose ariko reka tuve muri mission diplomatique. Cyo vuga ngo n'abanyapolitike bararebera. None se niba urubyiruko ruri kwangirika abanyapolitike ntibari kurebera iki kintu. Voilà. Noneho ngwino mu Rwanda hari inkuru ufite. Waruvuze ko icyo kintu cy'amamiliyoni yinjiye muri Uganda. Hano mu Rwanda ku itariki mu mwaka wa 2023 mu Rwanda yinjiye miliyoni 20 miliyari. Urumva miliyari 21 z'amafaranga y'u Rwanda yinjijwe mu rusimbi muri bya n'ikina amahirwe. Urumva dore ari ibyo ni RDB ariko umenya nyene kuzasobanurira abantu Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ubura nyine iyo nkoze ku bintu birabana na diplomasi na politike bita binzamu kuko ari byo bize niyo mpamvu reba ikina amahirwe mu Rwanda urabyumva by'umwihariko RDB yabifashe mu bugenzuzi ndetse inashyiraho amategeko cyangwa se ishyiraho n'amabwiriza avuga ko bazajya basoresha ku kigero cya 40%. Urabyumva umusoro bashyiraho mu gisoro 40%. Bashyiraho umusoro 40%. Iyo nkuru uri kuyisoma he ngo abantu babe bananyarukiraho. Ibinyamakuru byose birahari barebe ku gihe imikino y'amahirwe igiye kujya isoreshwa 40%. Ni inkuru yo ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu. 40%. 40%. 40%. Yego. Do kwitariki none se kitabi barisho hari itabi basoresheje na 40%. Yego reka nkwereke iyi mikino yakaba isori 200%. Komeza wowe nuko nyine uri kubyumva. Komeza imikino y'amahirwe igiye kugisoreshwa 40%. Urabyumva azaba avuye kuri 13%. Tagira ngo ntago byari byanagize. Okay numva ari ntere imikino y'amahirwe yinjije mu rubyiruko imikino y'amahirwe yiganje mu rubyiruko n'abakuru ndetse hari n'ingero zabo yagiye igiraho ingaruka zikomeye cyane. Ku rundi ruhande ababikora binjiza agatubutse kuko mu mwaka wa 2023 ibigo bitanga serivisi z'imikino y'amahirwe byinjije miliyari 640 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva mu mwaka wa 2024 niho binjije amafaranga avuye kuri miliyari 251. Urabyumva what umunyabanga wa leta muri Minisiteri y'Igenamigambi urabyumva ry'umushinga yavuze ko mu itegeko ry'umushinga ry'amategeko kuri 2025 avuzaga ko umusoro w'imikino y'amahirwe wahinduriwe ukazava kuri 13% ukagera kuri 40% ndetse n'umusoro ufatirwa ku bihembo by'uwatsinze uve kuri 15% ugere kuri 25% by'agaciro k'ibihembo byatanzwe. Ibyo bintu birekera urumva biko ndwaza muzunga. Urumva mu by'ukuri niba turi kuvuga ku kintu kijyanye na data niba baravuye kuri 13% bakagera kuri 40% urumva harimo 27 byiyongereye. Yego. So 27 ntabwo ihagije ugereranyije n'ingaruka biteza urubyiruko ruhura nazo umuryango nyarwanda na society ihura nazo. Ariko wibuke ko abantu birirwa bafite ama computer dufite ibigo bitagira computer bafite ama internet. U Rwanda rufite gahunda yo kugabanya kubatwa n'imikino y'amahirwe cyangwa se betting cyangwa se binyuze mu bazakoresha ku kigero cya 60%. Bazakoresha izihe ngamba? Ntabwo zivugwa ingamba zibazakoresha ariko bafite gahunda yo kugabanya ibatwa ryabyo ku kigero cya 60%. Bazakoresha iki? Bahise bafata bashyiraho politiki yo gufata icyo biti by'abarezi. Bavuga ko bikorera ahantu bitemewe kuba bikorera mu tubari ahantu hahurira urubyiruko abana n'ibindi byose. Ubwo ni bwo buryo strategy yo kugabanya ubwo buryo. Ariko hajyaho inyubako zigenda zishyirwaho zo kuba abantu bashobora kujya gukiniramo iyo mikino birimo bira bya betting hari abana bajya. Ariko ibi bintu menya bifasha abanyapolitike anyways kuko nta kuntu. None se niba kananye mubaze niba yinjije mu isanduku urabyumva miliyari 500 singiye miliyari 200. Erega Alfred ntabwo ari we twaze tuvugana turimo tuvuga ngo kubaka umuntu wari kwinjiza amafaranga utubaka umuntu. Dore niba mu mwaka wa 2023 barinje miliyari 340 mu isanduku ya leta mu Rwanda mu mwaka wa 2024 bakinjiza miliyari 251 aho abantu baratekereza ko hazana blague
reka nkubwire rero ahazaza h'igihugu ntabwo hareberwa ku mafaranga Reka kuko rero niba umutegetsi avuga ngo Ibihugu byo muri uretse gato niba Afurika- umutegetsi avuga ngo abaturage nibo bari ku- umutungo umutungo w'igihugu wa mbere igihugu gifite ntabwo abavuze abaturage birirwa muri beti hoye ntabwo abavuze abaturage birirwa mu tudege hoye ntabwo abavuze abaturage birirwa mu mayoga hoye abavuga abaturage bagendera mu mujyo bumva icyerekezo n'ahazaza h'igihugu. aho rero ntabwo turi bwumvikane nawe, ntabwo ari ngombwa ko tumvikana. Dore tutari bwemeranywe itonde gato umuvandimwe Papa Dicastesi ibi bintu turi kwita ngo cyangwa ibi bintu aba bantu bita ngo ni imikino y'amahirwe wabyita uburozi bwica butaraza buri kurimbura ahazaza h'Afurika, kuko ejo twabonye ko Afrika ituwe na miliyoni imwe, miliyari imwe na miliyoni zisaga 500, urubyiruko rugana na miliyari imwe yonyine yuzuye na miliyoni 125. Iyo ni imibare ya 2024 ntabwo ari 2026, ntabwo ari ya kera. abo akaba ari bo birirwa muri ibyo bintu urukumva hazaza Afrika aho ari kwerekeza, hari gusenyuka gahoro gahoro, harimo harasenyuka. none se urubyiruko amafaranga yagakwiye kubafasha gushaka uburyo biteza imbere. Aha ngaho reba rwa rubyiruko rw'ingavuga ngo rurakennye, rwa rubyiruko rw'atuvuga ntabwo rufite ubushobozi bwo nirwo rwirirwa rubetinga, cya gihumbi ari kugura ubugari, cya gihumbi ari kugura nibura ibishyimbo byo gushyira ku munda, ari kujya kukibetinga bakakirya, umushinwa akakirya sha bakita ry'abarezi. Hari ikintu mu bukungu cyitwa inflation ngira ngo uri kubyumva. Yego, inflation ni izamuka ry'ibiciro ku isoko, itumbagira rusange ry'ibiciro na serivisi. Imwe mu mpamvu itera iki kibazo ni ukugira amafaranga menshi ku baturage kandi ibicuruzwa na serivisi ari biki. Wenda umuntu ashaka kubyumva neza, ubukungu bugenda neza iyo yenda mu gihugu hose abantu bafite mu ntoki zabo nka miliyari y'idolari, ariko hakaba hari n'ibicuruzwa na serivisi zinganya agaciro miliyari. Reka n'urugendo ndimo nditangira, ushaka kubyumva nyine ubukungu bwagenda neza iyo mu gihugu hose abantu bafite mu ntoki zabo nka miliyari y'idolari, ariko hakaba hari n'ibicuruzwa na serivisi zinganya agaciro n'iyo miliyari. Urimo urabyumva ku buryo amafaranga arahari ariko ibikenerwa birahari ku isoko. Sinzi niba uri kubyumva cyane. Icyo gihe nubwo twavuga ko ubukungu buri kugenda neza, sibyo? Hari ubwo rero ibicuruzwa na serivisi bigabanuka cyane kubera impamvu, urugero akaba ari wenda nk'ibicuruzwa bifite agaciro k'igice cya miliyari mu gihe nyine abaturage bafite miliyari y'amafaranga. Ibyo rero bisobanuye ko bose bazajya kurwanira twa ducuruzwa na serivisi dukeya duhari, bigatuma ibiciro bitumbagira. Kugira ngo leta ikemure iki kibazo ishyiraho ingamba zihuse zo kongera umusaruro kugira ngo nyine uhane n'amafaranga hari ndetse n'ibikenewe. Ibyo rero iyo byanze leta ishaka uburyo ishyira ibyitwa impapuro mpeshwa mwenda ku isoko. Ibyo bintu abantu bajya babyumva. Nuko nyine hari ibintu bimwe na bimwe bita bonds mpeshwa mwenda ku isoko. Abakire bakagenda bagatanga amafaranga yabo, leta ikazabi yabasubiza ariko bagamije kugira ngo yenda bayagabanye agere kuri cya gice cya miliyari kingana na serivisi n'ibicuruzwa bihari. Hari nubwo banki nkuru izamura inyungu ku nguzanyo ibizwa nka interest rate, abantu bajya babyumva, bajya kunda kuvuga ngo banki yagumye. Ariko hari nubwo ibyo byose byanga, hakaba hahimbwa amayeri nka bya bindi byitwa online business, urumva? Ubwo ndimo ndajya muri detail nyinshi, ariko zitangiye nizo dukeneye ga. Turimo turagana ku musozo, ubwo ndimo ndagenda nereka abantu ko ibyo bintu bishobora guteza na inflation ubwayo. Twari tugeze kuri icyo ngicyo cyane, ariko noneho katurebe ganija. Wenda kugeza ubu wari umaze kuvuga ngo na leta ibibizi cyangwa se bifitemo uruhare. Leta ntabwo iri kurebera uburyo urubyiruko rwabo ruri kwangirika, sibyo? Ahazaza aho urubyiruko hakaba ari kwandikira muri betting, ingo ziri gusenyuka, urabyumva? Abantu batangiye kubura amajyo naho bava naho bajya kubera ibi bintu byitwa urusimbi, ndetse rukanamamazwa kuri televiziyo z'igihugu, ndetse rukanagirwamo n'abanyamakuru n'abandi batandukanye. Leta ntabwo iri kurebera. Reka nsubire gato i Venice hamwe twahereye, urahibuka? Yego, i Venice mu Bufaransa. Byagenze bite kugira ngo iriya bintu bya casino, hajye twabyitaga casino, tubyita urusimbi twe kwiga tubiha amazina yandi. Byarangiye rero urumva, hariya bategetse ko umuntu uzajya winjira muri casino, uzajya winjira mu rusimbi, agomba ubwo ndimo ndagaragaza strategy so kwifashishwa n'ubutegetsi cyangwa abategetsi mu bihugu byumva ikinyarwanda, ubwo guhereye hano iwacu ukajya mu Burundi ukajya nahe abashobora kucyumva kikagira icyo kibamarira.
byarangiye bategetse ko umuntu uzajya winjira muri kasino agomba kuzajya aba yambaye ingofero yitwa tricorne. Izi ni zimwe mu ngofero zari zihenze cyane bikomeye icyo gihe, kuko zambarwaga n'abajenerali, abo mu miryango y'ubwami nabo bafite imyanya ikomeye, abakire bamwe baminuje cyangwa se abo umwami yayihaye nk'ishimwe n'ingororano ku bwa serivisi runaka. Mu yandi magambo, itike yo kwinjira muri kasino ntiyari gupfa kwigonderwa n'ubonetse wese. Ibyo byagize umumaro ukomeye mu bukungu bwa Venice, kuko abakire batangiye kujya batanga nyine imitungo yabo ikajyanwa muri za banke nyuma yo kuribwa. Uri kubyumva? Kugira ngo itaribwa ahubwo. Kugira ngo itaribwa, kuko urumva umunyabanke niwe wakiraga amafaranga, akaba ari nawe bakuraho imisoro y'umwami. Nuko biza gukomeza gutyo, kasino zikwira hose, ariko hakinjiramo umuntu bigaragara ko afite uko ameze. Ndi umumotari, ndikari nija mu motarira hano mu mujyi wa Kigali cyangwa mu mujyi wa Muhanga cyangwa Rusizi, I don't know. Hasetingwe uburyo bwo kuvuga ngo umuntu winjira muri wemereye kubetinga no ariko se hano mu Rwanda babishyizeho bavuga ko umuntu wemereye kubetinga cyangwa kujya mu mikino y'amahirwe ari umuntu urengeje imyaka 18 y'amavuko, kandi ugasanga umuntu cyangwa kubetingira ahantu hatemewe ugasanga bamuciye miliyoni 3 cyangwa miliyoni 5 wabikoze ibyo ni ibintu byo mu cyaro. Ni ukuvuga ngo iki none birakurikizwa? Ntabwo byakurikizwa bitewe nuko usanga niba abantu baravuga ngo ka betingi hano kitifu naza reka dukore. None se itegeko mu Rwanda ntiribuza ko umwana uri munsi y'imyaka 18 atinjira mu kabari? Ahubwo se sibone bazi batuma inzoga. Umubyeyi bubose gahunda yategenza ndira akayogara kuri. Hari umwana numvise ngo bagize bamubwira ngo nabare. Umuntu aramaje ati uzi kubara kuva kuri 1 kugera ku 10, naravuga ati ndabizi. Ati ngaho bara. Umwana arabara aratangira ngo 2 asimbutse uwe mubare rimwe 3 4 5 6 7 9 10 asimbutse uwe mubare wundi nta numwe yasimbutse 8. Kuko ageze kuri 7 ahita avuga 9 avuga ni 10. Umuntu amaze bamwana kuri kuba rusimbuka imibare. Aronga ati rero impamvu nanga umubare witwa 1 n'8. Ati kubera iki kandi mu ishuri bayigisha ngo papi yageze mu rugo arambwira ngo ninge kugura kamwe. Nakamuzanira yahaguruka kandi ku 8. Ati yo mubare ntago nyikunda. Ati mega kana kazi. Ati harya tubikora bino bintu twibugiraga gusa bisanzwe. So muri Venice rero bategetse ko umuntu ugomba ubwo nuko wari uvuze ngo barazibatuma inzoga kandi bitemewe. Ubwo nari nkubwiye ngo muri Venice hashyizweho amategeko agenga iyo mikino, noneho akakaye ku buryo abya mikoro make, ayo mikoro make atunga imiryango yabo kugira ngo birirwe baya betting. Yego wahingira ibyo 5,000 cyangwa wa mugore wo mu Bugarama biguramo ibijumba bigaburira abana bari mu buzima bukomeza. Aba bahaze bajya muri hoteli mu za kasino bajyeyo rwose barahaze bafite amafaranga, kandi noneho birashyirwe ahantu wa muturage wo mu mikoro ashobora kwigondera. Bishyire muri hoteli za Kivumarina n'izindi zikomeye mu bice bitandukanye, agiye kugira gute gukinirwa urusimbi rwiwe. Nakubwiye ngo nijya ku musozo muze kunyibutsa turimo turatinda nawe iminota iri kugenda. Uzi kumanura service kugera ku rwego rwo hasi kugeza n'umuntu uciritse w'amafaranga 200 ashobora kuyigondera. Anyway, hari umugabo witwa Dr. Milton Friedman, ni nyakwigendera Dr. Friedman. Yigize yandika ngo mu 1975 yaravuze ngo there is no such thing as a free lunch. Ni igitabo yanditse yashaka gusobanura ko nta kintu cy'ubuntu kibaho mu bukungu. Free lunch nta kintu kibaho cy'ubuntu mu bukungu. Birivuga ngo urashyiraho 100 baguhe miliyoni, birivuga ngo urashyiraho 200,000 baguhe. Kura no gukina ibira ntago ari ubuntu. Kura no gukina psychology yawe no gukina ntago ari ubuntu. Uretse ko zingize ibigo byanaje hari amafaranga byabanje gutanga mu gihugu. Niyo mpamvu usanga kenshi n'ibihugu bimwe na bimwe banabishyira. Ngiye nshobora no kuvuga mu buryo bworoshye nti despise the free lunch. Hungira kure ifunguro ry'ubuntu. Buri ikintu cyose wahawe ku buntu kiba ari kibi cyane ku hazaza hawe no kuri wowe mu buryo bwako kanya. Kiba kirimo amayeri no gusisibiranya bitagaragara. Uri kubyumva? Ikintu cy'agaciro nyako ni cya kindi uhabwa ukakishyura ku ngano yacyo uko cyakabaye, mu gihe cyo ubonye kingana n'ibyuya wakibiriye. Nicyo kintu wakibonekeye. Nakubwiye ngo umusozo uze kumbwira abana ahantu hatatonyine no gukura amafaranga nawe uzagenda uyakura. Kandi numva twanasoje ahantu hambere aho gukura amafaranga
nubona umuntu afite amafaranga birashoboka ko ahantu hambere yahakuye yayarazwe n'iwabo. aho ni hamwe Uravuka ugasanga wabyawe na Elon Musk sha. abati amafaranga arahari. Abana baraba baragiye banashyira imigabane mu ntuza nyinshi zitandukanye. Ukiraho kayinjira nubona umwana w'imyaka 25 30 ari mu modoka miliyoni 80 ari mu modoka miliyoni uzamenye ko ataraye nayo yarazwe n'ababyeyi be cyangwa nizo baba bamuhaye. Cyo ni cyambere. Aha kabiri ho gukura amafaranga no gukoresha ubumenyi wakuye mu ishuri. Niba warize n'urugero ibintu bijyanye n'amategeko, reka mfate urwo rugero, ukaba uri umwunganizi mu mategeko wunganira abandi, hano ushobora gukuramo 500 bagwe miliyoni yawe, ugenda ukira gake. Aho ngaho abantu hakura amafaranga. Aha gatatu no gufata amaboko yawe ukayashyira hasi ugakora. Ahantu hatatu niho hantu honyine hava amafaranga. Naho ahandi hose hasigaye. Ikindi kintu kizaguteranya uzayiba cyane bagufunge cyane itegeko gukurikirana cyane wenda uzagira n'amahirwe ntibagukurikirana ariko nawe uzabuze ko ayo mafaranga atarayawe. Uvuze ngo ntago azajya amahirwe ntibamukurikirana wawe umeze nk'umutije umurindi. Menya ngo ikintu cyose uzakora ukumva ko ugiye kwesha ikintu cy'undi muntu ukoresha uburiganya ukoresheje uburyo bwose butandukanye uzagihanirwa kuko ibihano hano mu Rwanda birahari n'amategeko arahari. Yego aho hantu no hatatu twarangiye abantu aho hantu hatatu nari nkubwiye aha abantu amafaranga atavuyeho amafaranga utarazwe n'iwanyu avoid free lunch amafaranga utize ngo ukorere mbega utakoreye kubera ko ubwonko bwawe tuba ukoresha ubwonko bwawe kubera ko wize kuko ushobora gutanga service kuko wayize cyangwa se wagize gute cyangwa wihuguye cyangwa wagize uti akaba tubaho urugero nk'ubu turi gukora we are using our mind dushingiye ku byo twize ntabwo ari uko ari twebwe abahanga muri ibi turi kuvuga n'abandi babiturusha n'abandi banabishobora ariko niba tuteruye ingingo nk'itwa mworeka tuyiganireho nuko tuba dutekereza ko wenda ishobora kugira icyo yamarira sosiyete. Aha gatatu naho ngaho niba ufite imbaraga uri umukarani koresha amaso yawe genda wikorera imizigo cyangwa genda ufati isuka ushyire mu murima uhinge cyangwa genda wasinkwi umukecuru aguhembe 2,000 kuko wamutahirije ibintu nk'ibyo ngibyo. Mfite umukarani inshuti yanjye bitari ibyo mfite umukarani inshuti yanjye ujye ukunda gutwara imizigo. Yego nyine nabonye uburyo abayeho n'umugore we n'ibiki byose mu Rwanda bikunze cyane. Bivuga ngo we yantwariye ikintu twumvikanye amafaranga 1,000 mwongeraho nka 500 mwandi nibura nzi neza ko urubuza kugura nk'ibijumba by'umwana kuko urumva nk'uwo nguwo urumva ubuzi neza kuko byasa kose kandi ni ibintu biba binigaragaza. Cy'umugore akubwira ati mpera umugabo akazi abazi neza ko amafaranga ari bugaruka akayarya. So Alfred nibyo reka wenda dusoza ariko dusoza nge nkunda gushyiramo n'uduhago twa politike. Abanyapolitike bakundiye Rwanda rurangaye uko ntago rubona umwanya wo kugira mu by'abanyapolitike nta nubwo banatekereza kuri politike cyangwa n'ibindi byose. Ariko muri ya gahunda twavuze yo kugira y'abanyapolitike gahunda bakoresha gucinyagaza abaturage mu burezi ndetse no mu kijyanye n'ubukungu political instrumentalization of poverty no kubarangaza bajyana mu mikino muhore mu bintu bimeze gutya nayo ni indi ntwaro. Reka dusoreza aha wakoze cyane reka ngushimire dushimira abari badukurikiye ubwo twabonye n'amahirwe twagize amahirwe Felix yaduhaye ubuhamya yaje kuri studio turimo dutegura ikiganiro nawe aradufasha agira ibyo tuganiriza ubwo abantu bumva ingaruka za betting kandi bamenye ko betting nta cyiza ishobora kuzanira umuntu mu gihe ibyo ukora usabwa kubikora bivuye mu byuya byawe. Ariko ubwo nawe yateje imbere bakagura nk'ibintu bagakira ubwo nabo bazaza badorezwa nk'ati ngende byenda byarankishije atubwe na strategy akoresha kuko ndumva abenshi twakunze kuganira n'abantu barira. Tuzaganira ubutaha kubijyanye na Afrika yibeshya ko abanyafrika twibeshya ko twavuye mu bukoroni ariko ubwo turimo ubu nibwo bubi gusumba ubwo twahozemo. Kajeja urakoze cyane. Akoze cyane Alfred mwakoze abari badukurikiye dusuza umuntu witwa Kalisa K. Anyuka yaduhaye komplema yaduhaye inyunganizi mu kiganiro cya kindi mwakoze namwe reka tubashimire. Kuva wavuka kugera uvuye kuri iyi si ushobora gusanga nta na rimwe uzigera usohoka hanze ngo ujye mu bantu utambaye imyenda yawe. Nicyo gikoresho mutajya mutandukana na rimwe, irasa naho ari kimwe mu bikugize. None kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Abantu baha agaciro imyambaro bagurira imyambaro yabo muri Choice Fashion. Iri duka ry'imyenda niryo ryavumbuye ibyo kwambara ukaberwa kandi udahenzwe. Amakositume meza ava muri Turukiye,
inkweto nziza wambara muri office ziri mu moko atandukanye, amapantaro y'abagabo meza harimo jeans, cotton ndetse n'amatisi, amakoti yo kwifubika, imyambaro n'inkweto bya sport, amashati meza yo muri office na casual, imyambaro y'abadamu, inkweto, amasakoshi, amavalize meza, imikandara, cravate, t-shirt nziza n'ibindi byinshi cyane. Choice Fashion iherereye i Remera ku Gisimenti ukiva muri rompo yo kwa Rando werekeza kuri Stade Amahoro. Ni mu nyubako yitwa Ikaze House. Hari icyapa kinini kituranga, winjira muri iyo nyubako ukamanuka escalier ugahita ubona Choice Fashion imbere yawe. Hamagara 07 88 61 0692 cyangwa 07 88 24 9054. Choice Fashion, igisobanuro cyo kwambara ukaberwa.